Ibi bintu ngiye kubibwira umukobwa ufite urukundo rwa nyarwo, umudatende ko ufite urukundo rufatika, utifuza kubabara mu rukundo, utifuza kugira ibikomere mu rukundo bitewe n'abana b'abasore cyangwa se bitewe n'umukunzi bakundana. Mbere y'uko umwaka urangira, ndashaka yuko buri mukobwa wese ufite urukundo rwa nyarwo atangira umwaka ari kumwe n'umusore umukunda bya nyabyo utamubeshya. Dore umusore ugomba gukura mu buzima bwawe mbere y'uko uyu mwaka urangira, ugatangira umwaka umeze neza. Ni abasore batatu ngiye kubwira ugomba kwirinda. Umusore ukubwira yuko yakuriye umwanya kubera akazi akora, uwo nguwo mukure mu buzima bwawe hakiri kare cyane, kuko umusore utakubonera umwanya mukundana ntabwo azakubonera umwanya mubana. Ndakubwiza ukuri, uzamubura, uzasanga wibana mu nzu wenyine kandi warashatse. Mu gihe umusore atakubonera umwanya kigutetesha, kigufata nk'umwami, kazagira ngo atsindire umutima wawe, azakugira uwe burundu, ntabwo azakubonera umwanya mubana. Ibaze kuvugana n'umusore mukundana rimwe mu cyumweru, kabiri mu cyumweru cya gatatu konyine, uwo nguwo mukure mu buzima bwawe. So ibi ngibi nkubwiye ntabwo ari uko ndimbura mukoro, nta nubwo ari uko ndafite akazi, nanjye mfite akazi gakomeye gatuma ntabona umwanya pe, ariko umwanya w'umukobwa nkunda ntabwo nshobora kuwubura. Ni ikosa rikomeye cyane, ni ikintu ndashobora kuburira umwanya niyo byagenda gute, niyo naba mpuze gute, ntabwo nshobora kuburira umwanya umukobwa ngiye nkunda bya nyabyo, ntabwo bishoboka. Ubwo ntakubonera umwanya ngo ukundire umukobwa, nazakubonera umwanya ryari? Cyangwa se n'iki kindi gifite agaciro nabonera umwanya kurusha umukobwa nkunda? Ibyo ngibyo byose byibagirwe. Uwo musore utakubonera umwanya uhagije mukure mu buzima bwawe. Umusore wa kabiri ni umusore ugusaba yuko muryamana. Ntabwo mvuze yuko abantu badashobora kuryamana, yego turi muri iyi si kandi dufite umubiri utwara uko ushaka, natwe dufite uburyo tuwutwara. Ariko umusore mukundana, dore uburyo muryamana. Umusore mukundana muryamana mu buryo mwege mutigeze mutegura, mu buryo bwa accident, mu buryo namwe mwibaza ati se n'ibiki twakoze, n'ibiki byatubayeho, byagenze gute, kurusha mushobora no kurebana mukagira isoni kubera ibintu mwakoze mutigeze mutegura cyangwa se mutateganyaga ko mushobora kubikora mutarabana. Ariko umusore utagukunda, umusore ugufata nk'igikoresho, cyangwa umusore ugufiteho indi gahunda mbi itari urukundo rumugenza rwonyine gusa, uwo musore ni wa wundi utegura ngo muzaryama, aravuga ngo uyu munsi cyangwa ku cyumweru ndashaka kuzaryamana n'uyu mukobwa dukundana, and then akagusaba yuko mubikora. Umusore ugusaba yuko muryamana ntabwo aba kubaha, ntabwo aba gukunda, abagenzwa n'imibonano mpuzabitsina, ntabwo aba gukunda. Uwo nguwo mukure mu buzima bwawe. Nakubwiye ko umusore mukundana muryamana mu buryo bwa accident, ku buryo namwe mwanyu mwibaza ati se n'ibiki byatubayeho, muryamana mu buryo namwe mutateguye, namwe mukibaza ati se n'ibiki byatubayeho. Hanyuma umusore ukubeshya, ugukorera byose ariko akakubeshya, ni wa wundi uvuga ugusaba yuko turyamana, akanagusaba imbabazi kamen, akakwinginga ngo arifuza yuko muryamana, agasaba imbabazi, akagutera impuhwe. Umva, kura ubwoko bwa Farawo mu nzira, bureke bwigende. Kura amabeshi y'umuhungu mu nzira rwose, wigendere, usange abasore bagukunda. Umusore ugomba gukura mu buzima bwa mbere y'uko umwaka urangira, ugatangira umwaka utari kumwe n'indyarya, ugatangira umwaka utari kumwe n'abakubeshya. Umusore mukundanye igihe kingana n'umwaka wose cyangwa umwaka n'igice, hanyuma ukaba utazwi na famiye yiwe, ukaba utazwi n'inshuti ziwe, mbese ukaba ukunzwe nk'urumogi, ukaba uhishwe nk'urumogi. Muri make ntabwo yifuza ko ibintu byanyu bijya public, arakubeshya. Uwo nguwo rwose afite byinshi cyane ari kugukinga, afite byinshi cyane adashaka ko abantu bamenya, afite byinshi cyane. Muri makeya ntabwo ari proud yawe. Umusore ugukunda bya nyabyo, wa wundi uri ku mutima we, uri ku ndiba y'umutima, uwo musore aguhuza n'inshuti ziwe, mukamenyana, zikaba inshuti zawe, inshuti z'uwo musore ziba inshuti zawe, inshuti zawe zikaba iz'uwo musore, ababyeyi be bakakumenya, bashiki be bakakumenya, barumuna be bakakumenya. Muri make ubu uri umukobwa ukunzwe. Burareka nkubwire, icyubahiro cya mbere umusore azaguha ukabona kaguhaye icyubahiro ni icyo kukumenyekanisha mu nshuti ze, zikaba izawe, akabahuza, ndetse inshuti zawe zikabize. Umusore ugukunda bya nyabyo ni wa musore uguhuza n'ababyeyi bakakumenya. Umusore ugukunda bya nyabyo ni wa wundi utuma abantu bose bamenya ngo aba bantu barakundana. Umuntu wese ukwereka ukubwira ngo se ibintu bisakuje cyane, ngo birapfa, ngo birangirira mu mayira, uwo nguwo rwose arakubeshya. Kura ubwoko bwa Farawo mu nzira, bwigende. Ndabakunda cyane. Niba wumva ko ibi bintu ari sawa, ukaba wumva ko ari fresh, Instagram ni Ujeneza Jideo, TikTok Ujeneza Jideo, YouTube ni Ujeneza Jideo. Ndabakunda cyane. Peace and love. Wa mukobwa we, nimba udashaka kubabara mu rukundo, reka nkwibire rino banga kandi rirakomeye cyane. Hari ukuntu umusore akundana n'umukobwa igihe kinini cyane, hanyuma umusore yateganya kubana n'umukobwa agashaka uburyo amutestinga kugira ngo arebe ko uwo mukobwa azavamo nyina w'abana biwe,
kugira ngo arebe ko uwo mukobwa yazubaka urugo rugakomera, kugira ngo arebe ko uwo mukobwa yazashobora kujerera urugo mu buryo bw'ubushobozi. Agakora ibintu bitatu ngiye kukubwira. Ibyo uwo mutego ngiye kukubwira iyo uguyemo biba bipfuye byose. Ariko usanga wa musore ahita kureka, akakureka burundu, agatangira gutesha agaciro, wowe ukibwira yuko ari uko atigeze gukunda, ukibwira yuko yakubeshyaga. No, kandi nyamara byaguturutseho, byatewe nawe. Dore ukuntu biba bimeze. Hari ukuntu umusore nyine umaze gukundana icyo gihe cyose aza just nko mu mwaka ashaka kuzagushyira nko mu rugo, agatangira nko mu kwa mbere ukajya ubona arakwitaho cyane mu buryo bw'amafaranga. Ubwo nyine araguspendinga amafaranga, ukagira ngo ni impuhwe zindi, hanyuma akareba uburyo ubyishimira, uburyo ari gusohora amafaranga kwitaho, ndetse ukabona nyine uburyo arimo arasohora amafaranga, arimo arakwitaho, cyangwa arimo aragutakazaho ibya mirenge kugira ngo wishime. Hanyuma nawe ukamwereka yuko wishimye cyangwa ubyishimiye cyane. My friend, icyo gihe umusore ahita abona yuko nta bwenge ufite, ko no mu rugo nta nama wamugira mu gihe umugabo yatangiye kugira ute, yatangiye gusesagura, nta nama wamugira bwo wamufasha. So buriya reka nkubwire akantu ka mbere gakomeye cyane. Nimba ushaka gufatisha umusore, ntukajye wemera mu gihe akwemereye kukugurira ibintu bya mirenge cyangwa se gukorera ibintu bya danger cyangwa bigendanye n'amafaranga ngo ubyemere. Jya umugira inama. Uzi gukundana n'umusore n'umukobwa wajya kumukorera nk'ikintu cy'amafaranga, akakubwira ngo ayo mafaranga yavamo kino kintu, cyangwa se twabyazamo kino kintu, cyangwa se wakoramo ikindi kintu gifite umumaro kurusha iki ngicyo wari ugiye kunkorera. Can you imagine? Ahita abona ko uri umukobwa wabasha no gukorera urugo rwiwe, urugo rukazakomera. Icyo kintu nicyo kintu cya mbere umusore ashobora gukora. Atangira kwitaho cyane, cyangwa se agakora ibintu byo kwitakaza amafaranga kugira ngo wenda umugire inama, arebe ko wamugira inama, arebe ibitekerezo ufite ku mafaranga, arebe ko n'amafaranga y'urugo atazicwa n'ubusa. Icyo kintu akagikontorora, akagukontorora, akagukorera icyo kintu. Rero umusore iyo agutakajeho amafaranga menshi, cyangwa se agakorera ibintu bigendanye n'amafaranga, nibigendanye n'amafaranga cyane, akabona cyane nyine akabona urabyishimiye cyane, nta gitekerezo, dusohokane hano ugatwita ngapira tere nguri umwenda ugatubirukanka just can you imagine ikintu cyose ashatse gukorera cy'amafaranga ukacyakira na yombi. Can you imagine? Ariko iyo ukoze ikintu kigira giti, ntaga amafaranga ari cyo kintu nkeneye mu rukundo, ntamubwiye ngo buri gihe uko ashatse kwitaho uzajya bigenza gutyo. No, sometimes ariko umusore kwitaho mu buryo bw'amafaranga birashoboka pe, ariko not all the time ngo wowe umwemerere yuko aguspendinga amafaranga yiwe. Aragusuzugura man, aragusuzugura, ntabwo abakikona nk'umuntu wamuvira nk'umugore cyangwa mwagira inama mu rugo. Atangira kubona yuko uri nk'abakobwa b'iki gihe, atangira kukuburamo icyizere. Sibyo? Ikindi kintu cya kabiri, umusore hari ukuntu aba atarigeze akwereka irari mukundana, hanyuma mwajya kubana agatangira kukwereka irari, atari uko arigifite imbere, arifite inyuma gusa, hanyuma akagusaba yuko muryamana. Sibyo? Cyangwa se wa musore ukabona ashaka ko muryamana, mukanabirwanira, hanyuma bikarangira ubyemeye, cyangwa se akabigusaba just akabigusaba yuko muryamana ukabyemera. Icyo gihe iyo ari wa musore ukeneye kubaka, ahita gutakaza icyizere, ahita atekereza yuko n'abandi basura uko bimeze, cyangwa atekereza yuko wenda n'ubuzima busanzwe nyine uri umukobwa utari seriye ushobora guhinduka, wenda wanabikorera n'abandi. Ariko iyo umubereye ibamba koko, ukamubera ibamba, ukanga kuryamana nawe mutarabana, kandi ukamubwira icyo kintu, ukamubwira ngo sinshobora kuryamana n'umusore tutarabana, ukamwereka ko ari icyaha, ukamwereka ingaruka zose zavamo, uwo musore buriya ashobora kukwereka ko bimubabaje. Ariko iyo umaze kugenda atangira gutekereza, akagutekereza, akabona ko uri umukobwa w'umutima, umukobwa w'agaciro. Ubu ni umutego wa kabiri aba yagutayemo, ukwereka yuko akeneye ko muryamana, wowe ukagira ngo ni ibindi, ukagira ngo ni irari, cyangwa ukagira ngo ni uko agukunda, cyangwa se nyine ukagira ngo ni urukundo rundi ruri inyuma y'urugo wenda we watekerezaga. My friend, rwo ngurwo ntago ari urukundo. Umusore gukunda koko akunyuza muri zo teste eshatu maze kubwira. Teste ya gatatu rero, hari ukuntu buriya abagabo benshi nubwo mutabizi, ariko abagabo benshi bakunda abana, babifuza kubyara abana benshi, ariko ntago ariko wenda umugore ashobora kubitekereza ko ni ubyara niwe wumvigise, ashobora kureba ingaruka zose zishobora kumubaho kubera kubyara cyane cyangwa se no kubyara abana benshi. Hanyuma hari ukuntu umusore then akwereka yuko nyine adakunda abana benshi, mugikundana ati nzabyara abana batatu cyangwa se nzabyara umwana umwe, ariko umusore akubwira cyangwa ati numva nabyara abana batatu nshoboye kurera gusa, sibyo, kugira ngo mve ikintu kikuva mu mutwe. Hanyuma iyo avuze ibyo bintu byose, cyangwa iyo akweretse yuko nyine
adakunda abana benshi cyangwa atakeneye kubyara bakeya ashoboye kurera, hanyuma nawe ukamwereka yuko icyo gitekerezo ugishyigikiye, aho wahiye. Kabone niyo waba ugishyigikiye pe, niyo we mukobwa wawe wifuza kubyara abana batarenze 3 mu gihe mwabanye n'umusore mukundana, wibimwereka, mwereke yuko ukunda abana cyane ko ushobora no kubyara pakupfuye pakuvuye mu mubiri. Ibyo we bimwereke gusa, bimwereke ko ari umusore ukwireka gutyo, agira ngo arebe yuko ushobora kubukunda abana nkuko abakunda, arebe ko utamushyigikira mu gitekerezo cy'ucucu. Kuko abavuga ngo ngiye nkeneye umugore uzabasha gukunda abana banjye, nkeneye umugore uzabasha kwita ku bana banjye, nkeneye nyine umugore ushobora kubyarana nanjye kuko nkunda kubyara. Hanyuma iyo umweretse yuko ushyigikiye ko kubyara abana bake ari byo bizima, ukabimwereka, wowe uzi ushobora kumva avuze gutyo akwereka yuko ukavuga ngo ni umusore w'icyerekezo, ugatangira kuvuga ngo ni umusore nyine ufite inzozi nziza zo kubyara abana bake ashoboye kurera. Kandi mon cher, ugasanga siko bimeze. We akunda abana cyane, yumva mwabyarana paka, ariko wowe umwereka yuko ukunda kubyara abana bakeya, already uhita umutakariza icyizere, kandi yari atangiye kugira gahunda yo gushyira mu mago, yarakumenye neza. So rero nimba ufite ubwenge, tangira umwereke yuko atari ngombwa yuko ntukamwereka yuko nyine nawe ukunda kubyara abana bake. Mwereke ko ukeneye abana, ukeneye kororoka, ukeneye gusiga umuryango ukomeye ku isi. Bimwereke, just bimwereke. Kabone niyo mwabana ukamwereka yuko nyine ukajya mwereka ko atari ngombwa, cyangwa ukamwereka ingaruka zose byose byatera, ukamwigisha, ariko utamweretse yuko udakeneye kubyara abana benshi. Abagabo benshi bakunda abana, bakunda kubyara. Ntuzagwe muri mitego 3 nkubwiye. Ndabakunda nk'abakobwa, ndabakunda cyane, niyo mpamvu nzana nkabagira inama nk'abashiki banjye, ngira ngo mutazababara mu rukundo. Bashiki banjye ntago manifuza yuko mubabara, muterwa gahinda, just binyuze mu rukundo mwakundanye n'abasore. Abakobwa bari abakunda bagira urukundo rwa nyarwo pe, baba rufite. Umukobwa gukunze ayina uko aba yagukunze, rero biramubabaza kandi bikamutera n'igishyika n'agahinda gakomeye kubabazwa n'umusore yakunze. So rero niyo mpamvu mba ndahangangira ngo mbagire inama. Abasore benshi bagira amayeri menshi bihumbi nkuko namwe muyagira, ntago ari mwe nyine mugira amayeri n'ubwenge. So you have to know these things. My followers, my people, my friend, I love you so much. Wa mukobwa we, nimba wifuza kuzaramba mu rukundo, ukaba wifuza kuzabana n'uwo musore muri gukundana kano kanya, ngiye kubwira ibintu bibiri bikomeye cyane ugomba kuzirinda. Nimba wifuza yuko uwo musore muri gukundana kano kanya muzanabana, mukubakana urugo, mugakora umuryango, ibi bintu bibiri ngiye kubwira ntubyirengagize, birakomeye cyane. Ntuzigere wemera na rimwe kuryamana n'umusore muteganya kubana, cyangwa se kuryamana n'umusore wumva yaza kubera umugabo. Abasore ari ingeso duhuriraho abenshi, ni bake cyane uzasanga badafite iyo ngeso. Hari ingeso duhuriraho mbi cyane kandi ikomeye. Abakobwa batekereza yuko baramutse baryamanye n'abasore bakundana ari bwo urukundo rw'abasore rwakiyongera kw'abo bakobwa, ndetse abasore bagakomeza kubakunda kurushaho. Ariko hari ikintu kimwe cyane mutari muzi neza. Umusore iyo aryamanye n'umukobwa, nimba yarumukundaga urukundo rungana n'100%, iyo arangije arangizanya n'urukundo rungana na 80%, asigarana urukundo rwa 20%. Umusore waryamanye n'umukobwa uko amukunda bita bigabanuka ku kigero cya 80%. Ibi nkubwira ndabizi neza. Kandi nyamara umukobwa iyo murya aryamanye n'umusore, urukundo ni rwo rwiyongera kurushaho, ubwo akomeza kumukunda kurushaho. Mumbwire nimba mbeshye. Umukobwa iyo muryamanye ntaga kwanga, ntagahita kwanga, ahubwo urukundo gukunda ruriyongera. Ariko umusore iyo muryamanye, urukundo gukunda ruragabanuka. So iyo rugabanutse rero ku cyo kigero kingana gutyo, ubugiye mahirwe make cyane yuko umusore agomba gushaka abandi bakobwa na bakumva ko bameze, cyangwa se abandi bakobwa bakuruta, sibyo? Noneho igize umwaka mukaryamana akagira ikintu abona kitagenda neza mu buriri, ndeni biba birangiye nta ndwo yongera kukuvugisha, avuga ati ndamugira umugore nitubana bizagenda bite. So hari abantu bakunda kuvuga ngo abagabo baremana imirari, sibyo? Ndabyumva, ariko ibyo ntibizatume boyfriend waguhatiriza yuko muryamana ngo nawe byemera. No, ashobora kubikora azi yuko ashobora boyfriend wawe cyangwa se umukunzi wawe ashobora kubikora azi yuko muzakomezanya, azi yuko muzakomeza gukundana, ariko
then mwamara kubikora nawe ubwo akisanga mu situation atigeze ategura, sibyo? Abasore ntimukajye muryamana mukundana, uzi ko aho kugira ngo umubiri wakunaniye, sibyo ko byose ari ibyaha, ariko umubiri wakunaniye kugira ngo uryamane n'umukunzi wawe cyangwa boyfriend wawe, waryamana n'inshuti yawe magara y'umuhungu. Bihumbira ndabizi neza, uwo muhungu w'inshuti yawe magara n'umuntu akomeza ari inshuti yawe, sibyo? Ariko boyfriend wawe then iyo muryamanye bituma uhomba burundu. Please think about it. Ntuzigere ukora ikosa ryo kuryamana n'umusore muteganya kubana, kubera ko umusore muteganya kubana cyangwa se wumva yazakubira umugabo iyo muryamanye ahita akwanga. Urukundo ruragabanuka ntago rwiyongera, ariko wowe urukundo ruriyongera ntago rugabanuka. Wowe ku mukobwa urukundo ruriyongera ntago rugabanuka. Iryo niryo kosa rya mbere utazigera ukora. Ntuzigere ukora iyo kosa ryo kuryamana n'umusore muteganya kubana cyangwa se umusore ubona ko yazakubera umugabo. Nimba mbeshye mumbwire, we mukobwa nimba wararyamanye n'umusore mwakundanaga, sibyo? Mbwiza ukuri, jya muri comment utubwize ukuri. Ese uko yagukundaga mbere n'uburyo yakwitagaho mbere niko byakomeje? Mbwiza ukuri. Ndabizi neza abashobora kuboneka ariko ni bake cyane. Abakobwa bari buboneke ni bake cyane bari bumbwire yuko urukundo babakundaga byakomeje. So please ndagusabye, ndakwinginze, ntabwo ndi kuvuga kamere yanjye, no. Ntabwo ariko nteye kuko namaze kumenya ko ari kosa, no. Ahubwo ndi kuvuga kamere y'abagabo benshi cyangwa abasore benshi, uko baryamana n'abakobwa iyo barangizanya n'urukundo babakunda buriya ntabwo mubizi, basigarana ikigero gito cyane cy'urukundo muri bo, ruragabanuka. Rero kugira ngo we wongere ugarure rwa rukundo yagukundaga mbere birakugora cyane, bikaguhatiriza. Ikindi kintu ngiye gusubiramo bwa kabiri, nigeze kukivuga mu kiganiro cya mbere, bamwe ntitwabyumva kimwe, ariko kanongere ngigusubiriremo. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi, ntuzigere wereka umusore yuko wamusariye. Ntuzigere wereka umusore ko umukunda cyane. Umusore iyo umweretse ko umukunda cyane akabiteraho ijisho gato gusa, akabiteraho ijisho ko umukunda cyane, then ahita yigira umwami, ahita yigira uko atari, agahita yigira umuntu ukunzwe cyane, agahita yigira umuntu wifuzwa cyane, then agatangira kukwiryaho, agatangira kukunaniza. Nimba yaguhamagaraga mu gitondo saa 6 nimugoroba, akajya guhamagara rimwe mu cyumweru. Jya guhamagara ukibaza byagenze bite, ko yakundaga bwa mbere none amaze kunshyira mu rukundo rero aho bigeze akaba atangiye kugira gutyo. So ugatangira gutekereza ko yakwanze. Of course umusore mweretse ko umukunda cyane, ako kanya atangira kujya kurushya mu rukundo, akajya kunaniza cyane. So ntuzigere wereka umusore ko umukunda cyane, ntuzigere umwereka ko umukunda cyane, ni kosa rikomeye cyane. Please ndakwinginze, iki kintu gitekerezeho neza, ntuzigere umwereka ko umukunda cyane. Umusore iyo umweretse ko umukunda cyane atangira gushaka abandi bakobwa bo kwirukwaho. Ubundi muri kamere yacu ikintu kitubamo kandi dushoboye gukora, nubwo kitunaniza ariko tugashobora kugikora, no kwiruka ku mukobwa twakunze. Umukobwa twakunze tukamurwanirira, tukamutangaho byose kugira ngo tumubone, tukamutakazaho byinshi cyane kugira ngo tumubone. Iyo kamere turayigira, sibyo? Iyo kamere turayigira. Rero iyo umusore amaze kubona yuko hari undi ukora ibyo yagakwiye kuba akora, atangira kwigira uko atari, then wafashe inshingano ziwe. Nimba unamukunda wenda kumusarira, then wibimwereka. Genda mu cyumba cyawe urukundo umukunda cyane, aho rugabanyiriza uri kujya kurumwereka. So okay, ntabwo mvuze ngo uri kuba proud yiwe ndetse no kumuha urukundo ruhagije no kumwereka ibyo akwiye byose mu rukundo, no. Ibyo byose ugomba kubimwereka, ariko handi bivuga ngo birarenze urugero, no. Ngana aho tekereza, sibyo? Umusore wenda ashobora kuguhamagara mu gitondo saa 6 na nimugoroba, hanyuma wowe ukamamagara mu gitondo saa 4, saa 5, saa 6, saa 8 na nimugoroba, na isare yose ndani. Urumva umusore yagusoma mwiki? No. Ariko nimba umusore aguhamagara gatatu ku munsi cyangwa kabiri ku munsi, muhamagare rimwe mu cyumweru. Even iyo wumva ushaka kumuvugisha buri munsi, muhamagare rimwe cyangwa inshuro zitarenze 3 cyangwa 2 mu cyumweru cyose. Ibintu nibikora ndabizi uzazumbwira uko byagenze. I'm telling you. Iki ni ikintu gikunda kubabaza abakobwa cyane mu rukundo, cyakunda no kubahatiriza bakababara. Ariko ikintu cya mbere nkubwiye cyo cyukuri nuko iyo weretse umusore kumukunda cyane, ura failinga, rwa rukundo ruragabanuka.
inama mbagiriye ni ebyiri, nzagarukamo mubwira niba mwarazikurikije. Inama ya mbere, ntuzigere uryamana n'umusore mukundana wumva wifuza yuko yazakubira umugabo, ubona ko azakubira umugabo, ntuzigere ukora iyo kosa. No, uko kuryamana n'umukobwa ntabwo byongera urukundo ku musore, ahubwo bigabanya urukundo ku musore. Kuryamana n'umukobwa ntabwo byongera urukundo ku musore, ahubwo bigabanya urukundo ku musore. Icya kabiri, ntuzigere wereka umusore ko umukunda cyane kubera ko arakurushya cyane mu rukundo, arakunaniza pe, atangira kwigira ko atarakigira umwami nuko atari, then wafashe inshingano ziwe. Ibyo ni ibintu bibiri by'ingenzi ugomba kwirinda. Hanyuma hari izindi nama rero nshaka kubagira muri rusange, sibyo? Inama zihariye, inama z'ingenzi, inama z'ukuri kandi ukwiye gukurikiza. Nta wa mukobwa we, hari ukuntu umukobwa bakundana n'umusore, hanyuma umusore bakundana akaba ari wa musore utamukunda, akaba atanifuza kumuhomba. Ngiye kubwira ibintu biranga umusore utagukunda akaba atifuza no kuguhomba. Iyo ukundanye n'uwo musore akubabariza umutima, akakwangiriza ubuzima, kandi birangira mudakundanye rwose. Ngiye kubwira ibintu muranga nusanga umusore mukundana ameze gutya, hita umureka rwose, utazakomeza guhatiriza ibintu bidashoboka bikazanangira ubabaye kandi warabimenye. Niba umusore mukundana buri gihe muvugana ari uko wamushotoye, ari uko wagize akantu ukora nyine gatuma umushotora kugira ngo muvugane, akaba ari bwo muvugana, just run. Kubera yuko urimo urakora ikintu kibi cyane, uri mu rukundo rubi cyane, uri mu rukundo rugoranye. Nimba uwo musore mukundana muvugana ari uko wamushotoye, ari uko wamwiyenjejeho, ndakubwiza ukuri yuko ibyo bintu nta hantu bizagera, nta n'ikintu bizagufasha. Hari ukuntu ukundana n'umusore buri gihe buri munsi ukavugana nuko ari nk'akantu wenda ukoze cyangwa se umwibukije ko mwavugana, ndetse niyo muvuganye nta bintu bizima muvugana, ubona just nubwo wamushotoye ngo muvugane ubona ko nta bintu bizima muvuganye, ntabwo unyuzwe n'uburyo muvuganye. Ndakubwiza ukuri yuko urwo rukundo urimo uraruhatiriza ntabwo rushoboka. Umusore ugukunda koko, narabibabwiye, ugukunda koko yirengagiza ibintu byinshi cyane akunda kandi bifite agaciro kugira ngo umukobwa akunda amubonera umwanya. Man, kuki mudasirimuka? Kubera iki mudasirimuka? Nimba atakubonera umwanya uri mu biki? Niki kindi yaguha kirenze? Umuntu mukundana, ikintu cya mbere gikomeye cyane ashobora kuguhereza mu buzima kandi kigaragaza urukundo, gisobanuye urukundo n'umwanya. Rero nimba ntawe guhereza, urwo nta rukundo rurimo, nta rundi rwitwazo rubaho rushobora kuvuga ngo umuntu yakuburiye umwanya. No. Ikindi kintu cya kabiri, nimba umusore mukundana, iyo muri kwandikirana we naho kuri WhatsApp na message isanzwe, hanyuma akakubwira ngo good night cyangwa se akagusezera cyangwa ngo wirirwe neza, hanyuma ukabona aracyari online arapostinga akabibona kandi yagusezeye ngo uramuke, urumva yabwiye ati good night, wa mukobwa run. Umusore iyo agukunda agusezera ari uko nyine agiye kuryama koko, ariko murimo muravugana arakubwiye ngo uramuke cyangwa good night na hejo, uracyari kumubona online, urabona ari gupostinga kandi yabwiye ngo good night. Ikintu bisobanuye rero, ntabwo akeneye ko ukomeza kumutwarira umwanya, afite undi muntu arimo aritaho cyangwa se ibindi bintu ari kwitaho bifite agaciro kukurusha, cyangwa se abandi bakobwa arimo aritaho. Rero nimba koko agukunda, ni wa musore ukubwira ngo good night cyangwa se ugusezera, ubona yuko koko adashaka no gusezera, akeneye kugumana nawe chat, ariko kubera umwanya muto cyangwa ijoro bigiye gutuma aryama nyine koko akagusezera agiye guhita aryama. Ariko nimba ari wa musore ugusezera akiri online hakiri kare, ukabona nyine haracyari kare cyane mu masaha yo kuryama, aragusezeye aracyari online, afite abandi bari kwitaho, afite abandi bari kuganira ibizima kuruta wowe. Ajasa kugira ngo nyine agusezere utongera kumubaza ubusa, utongera kumubwira utuntu tw'ubugoryi, ibyo byose ntabyo ashaka, ntabwo gukeneye. Rero uyihatiriza urwo rukundo, ndagusabye utazibabariza umutima mushiki wanjye. Ikindi kintu, hari umusore ubugukundamo gaceya ariko atagukunda cyane, umusore ukubwira ngo njye sinshaka yuko abantu bamenya ko njye nawe dukundana. Ntabwo nshaka yuko abantu bamenya ko njye nawe dukundana. Can you imagine? Just use your mind. Bitekerezeho neza. Bwira ukuntu mwashaka kubwira ngo ntabwo nshaka yuko abantu bamenye ko dukundana. What's wrong? Ikindi kintu gikomeye cyane kizakubwira yuko uwo musore muri kumwe muri mu rukundo ari kugira ngo wende abe afite umukobwa bari kumwe bakundana gusa biri aho ngaho, nta gahunda nta ntego agufiteho. Uwo musore mukundana ntabwo ubona yuko ari proud yuko mwajyana nk'ahantu, mwajyana mu nzira, mwatemberana cyangwa se muri kumwe, cyangwa se ni wa musore ubona kutifuza yuko abantu babona muri kumwe cyangwa se amenya yuko mukundana. Man,
Can you imagine? Ibaze gukundana n'umusore akabura umusore ukwereka yuko nyine adashaka yuko abantu bamenya ko mukundana, cyangwa se ni wa musore utifuza kugendana nawe mu nzira, utifuza kwifotozanya nawe ifoto nimwe imwe, ukabona atari ikintu nyine yifuza cyangwa se adakeneye kubona, ukabona just ni kuri telefone ngo ni urukundo rwo kuri telefone, just kuri telefone no guhura amajoro, no guhura mu makorodoro, no guhura mu ntimikingo, no guhura hehe. Abakobwa bite muratekereza ngo iki nimba umusore ameze gutyo ari wundi wifuza ko muhora amajoro buri gihe, akabura umusore wifuza ko muhurira mu makorodoro, mu mashyamba, mu ntimikingo, mu nsi y'amazu y'abantu, muri makeya ntabwo ashobora kuvuga ngo ntabwo ari wa musore ushobora kwifuza cyangwa se ngo avuga ati uyu munsi ndawuteguye, ndashaka gusohokana na baby wanjye tuganire, tujyane ibihe byiza, hanyuma we ahora kujyana mu bintu by'amavene n'ibiki mu majoro. Uwo musore nta rukundo afite, ntabwo akubaha, ntabwo aguha agaciro. Just va muri ibyo bintu, va mu rukundo rw'akajagari, ibyo bintu ni akajagari kabi cyane. So izi nama rero kuba nzikugiriye ni kugira ngo uve mu rukundo rw'akajagari rw'akavuyo. Ntabwo bijya binshimisha bura kubona umwana w'umukobwa ababara aterwa agahinda n'umusore yibwira yuko bakundana, cyangwa se yibwira yuko bari mu rukundo, cyangwa se bari mu nzira imwe, kandi umusore arimo aramukina. Ntabwo binshimisha ngewe. Abakobwa bose mbafata nk'abashiki banjye man, mwese mbafata nk'abashiki banjye. That's why ndahanga nta zindi nyungu zindi nkeneye kuri mwebwe, ni kugira ngo musobanukirwe abo muri bo, mumenye agaciro mu bufite mu buzima bwanyu, ndetse mumenye n'agaciro mufite isi yose. Umugore ni ikiremwa gitangaje, umugore ni ikiremwa gitangaje cyane, umukobwa ni ikiremwa gitangaje pe. So rero reka kwitesha agaciro. Umunsi wamenya agaciro kawe ugomba kuzazamura ibiciro, kuko ntabwo uri uwa makeya. Igiciro cya makeya kibona abaguzi benshi. Niba igiciro cya makeya uzabona abaguzi benshi, kandi nubona abaguzi benshi ntuzibwire kuri mwiza. Kuba abasore bakwirukankaho ntuzajye wireba ibuno ngo wirebe amaso ugere ngo nukuri mwiza. No, uri uwa make, uraciriritse. Umukobwa mwiza cyane, umwe mwiza cyane, usanga atinywa n'abasore, ntabwo yigererezwa na buri wese. Umwe mwiza cyane wiyubaha, wiha agaciro, ntabwo yigererezwa na buri musore wese. Rero iki kintu nacyo kimenye yuko nimba abasore bakwirukankaho, uyu nguyu murahuye arahindukiye araguhamagaye, it doesn't mean that you are very beautiful. Uri umukobwa wa makeya. Kwa abasore bose bakwaka nimero ngo bakuvugisha cyangwa guterete, ntabwo bivuze ko ukunzwe. No, you are not. Peace, hope and love. Ndakunda pe. Amahoro y'Imana abane namwe. Kuri YouTube nitwa Ujeneza Jideo, kuri TikTok ahangaha nitwa Ujeneza Jideo, Instagram nitwa Ujeneza Jideo. Just follow my accounts, tujye tubana mu biganiro bya buri munsi, ngiye nkungura utuntu dushyashya, hanyuma ukomeze kwisobanukirwa no kumenya uriho n'agaciro kawe. Amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze mugire umwaka mwiza. Abakobwa bari mu rukundo hari amakosa bakunze gukora, abenshi ugasanga ayo makosa arabasuzuguza batabizi kandi aribo babikora. Ibintu byo guhoza umusore mukundana kuri status, ukamwiriza kuri status, kuri profile yawe ukamushyiraho. No, mu gihe ukundana n'umusore agomba kubona yuko ari amahirwe mu gihe wamukize kuri status cyangwa kuri profile, atari ibintu byo kwibonera uko ashatse. Mu gitondo abyuke yisange kuri profile yawe, mu gitondo abyuke yisange kuri status yawe. Urumva ibyo bintu ari byo? No, ugomba kumushyiraho mu gihe cyanyacyo kandi kiri ngombwa, kandi nabwo atari buri gihe. Mu gihe uri mu rukundo ugomba kwereka umusore mukundana yuko atari ibintu warunyotewe kubona, ukamwereka yuko ari ibintu nyine bisanzwe kuba wakunda ukanakundwa. Ukareka kwirwa umuposti umwereka yuko wari umunyoteye, wari umukeneye, wamubonye umushaka, umwereka ibyo bintu byose ko nyine ari umuntu w'ingenzi cyane kuba muri kumwe kano kanya. No, ntabwo ari byiza kubyereka uwo mujene. So hagarika kwirwa upostinga umusore mukundana kuri status, hagarika kwirwa umushyira kuri profile, hinduranya amafoto yo kuri profile yawe. No, ibyo ni ibintu aba agomba kubona bikamutungura. Ejo yakisanga kuri status yawe cyangwa kuri profile yawe akavuga ati Jesus Christ, akavuga ati nyine akabona yuko ari ikintu cya danger, kuko ni ubwa mbere umushyizeho, ni ubwa kabiri ariko bikora bitinze. Umushyize kuri status yawe nyuma y'amezi 4, nyuma y'amezi 3, akumva ni igitangaza cyane kuba agiye kuri status y'umukobwa mwiza nkawe. So mu gihe umwiza kuri status yawe, kuri profile yawe, urimo uricisha amazi cyane, kandi wowe uzingura kumwereka urukundo, ngo uramwereka yuko umwishimiye. Oya, wimwirizaho pe, mbabarira wimwirizaho, mwereke yuko ari ibintu agomba kubona yabiruhiye, ari ibintu by'agaciro.
mwereka yuko ari ibintu agomba kubona hanyuma akabifata nk'agaciro. Nkiri kuri icyo kintu cy'abakobwa bakunze gupostinga abasore bakundana ku ma status n'ahandi hose kuri media, hari ikindi kintu bakunze gukora iyo batapostinze abasore bakundana, ugasanga yirirwa posting uturirimbo tw'urukundo tuburyo ari mu rukundo rumuryoheye, uturirimbo twiza, udufilime tw'urukundo nyine tugaragariza abantu bose yuko ari mu rukundo, twa turirimbo twiza tugezweho dusobanura uwo bakundana, dusobanura ko ari mu rukundo, tugaragaza yuko ari mu munyenga w'urukundo. No, ibyo nabyo nta hantu bitaniye no gupostinga uwo musore mukundana. Ikindi kintu cya kabiri cy'ingenzi cyari gituma abakobwa bacibwa amazi imbere y'abasore bakundana cyane, ugasanga urimo urasuzugurwa cyane utabizi kandi ari wowe byikorera. So ikintu cyo kubona ushwanye n'umusore ugatangira gupostinga imitima ishingaguritse, wowe wagiriye icyizere aragutengushye, ugasanga postinga nyine ibintu biteye agahinda cyane kuri status, ugasanga ukora ibintu bituma abantu bose babona yuko wabaye mu rukundo, ibintu bituma uwo musore abona yuko ufite amarira menshi mu maso yawe, ibintu bigaragaza yuko nyine ako kanya utameze neza kubera yuko wababajwe. Ibyo bintu bibikora ubuzi ko ibyo nibyo ntabwo byatuma umusore agaruka, ntabwo byatuma gukunda. Dore ikintu cya mbere gishobora gutuma umusore agukunda cyane cyangwa kwirukankaho mu gihe yigize uko atari akagusiga wenyine cyangwa kubabaza mu rukundo, ikintu cya mbere gituma agaruka yirukanka ni ukukubona utuje utapostinze ibyo bintu, akabona nturi kumubaza impamvu yagusize, akabona nyine ntabwo byitayeho na gato, akabona umeze nkaho wari ubyiteguye. So muri makeya akabona ko uri umukobwa uri strong, umukobwa ukomeye cyane ufite n'umutima ukomeye. So ikintu ugomba gukora mu gihe washwanye n'umusore ntabwo ari ugupostinga ibyo bintu, ntabwo ari ukumurira mu maso, ko ibyo ngibyo ntabwo bituma gukunda, ahubwo bituma akomeza kwigira uko atari. Niba ushaka yuko agaruka cyangwa se waba utanashaka yuko agaruka, ukamwereka yuko yari yarakundanye n'umukobwa ufite umutima ukomeye utitaye ku by'urukundo cyane, ugomba gutuza mu gihe akuretse, ukareka gupostinga amagambo ababaje, indirimbo zibabaje n'ibindi byose bigaragaza yuko wari umukeneye cyane, yakubabaje, wari umunyotewe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So ni ukuvuga ngo icecekere, witurize, ntumubaze ngo bimeze bite, amakuru wansize se tubikemure. Umusore yagukunda no kukubwira ngo tubikemure, ntabwo ari ujya kwirwa wingingo ngo dukemure ibyo bibazo kandi uzi ko nta nikosa ufite ari we wabiteye. Kereka wowe ufite amakosa, uzi ko wishinja amakosa koko, nibwo umubwira mugafixinga ikibazo cyanyu mukagaruka mu rukundo. Ariko iyo ubona yigize uko atari, akagusiga, akaguhemukira, akagutendeka, akaguca inyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo, reka gupostinga mwereke yuko ngo wababajwe n'ibyo yagukoreye, wababajwe n'ibyo yagukoreye byose. No, iturize, abone ko uri umukobwa ukomeye cyane, utanabyitayeho, utanabihaye umwanya mu buzima bwawe. Hanyuma numara kubikora gutyo bizatuma agaruka yirukanka agusaba imbabazi, kandi nubona yuko adakwiye imbabazi cyangwa se nubona yuko akwiye kubabarirwa ariko adakwiye kujya mu buzima bwawe, uzamubabarira ariko ntuzamuha umwanya wo guhita ajya mu buzima bwawe uko yiboneye. Mujye mureka kugaragaza ibyiyumviro byanyu byose ku basore mukundana. Umwereka yuko wababaye, wababajwe nawe ntabwo ari byiza, umwereka yuko wishimye cyane, washimishijwe nawe ntabwo ari byiza. Wapi. Ikindi kintu mugomba kumenya gishobora gutuma umusore akureka akakurambirwa vuba, ni uguhora umubwira ibibazo byawe. So ushobora kumubwira ibibazo byawe ugira ngo abimenye, uruhura umutima wawe, ariko ukabimubwira atari ukumusaba. So guhora wereka umusore ibibazo byawe kugira ngo agire ikintu agufasha ntabwo ari byiza. So jya umubwira ugira ngo uruhuke umutima, kuko iyo uvuze ibibazo biragabanuka. Ubimubwire kugira ngo wumve utuje, ariko umubwire ugira ngo agire ikintu agufasha. Nawe aracyari kwiyubaka, nta kintu arageraho, sibyo? Ntabwo aragera ku rwego rwo gukorera umuntu ku buryo nawe akorera nk'umwana yabyaye, ntabwo ari byo. So rero jya ureka yibwiriza icyo gukora mu gihe afite icyo afite, agufashe. Natanagufasha numve yuko atari kugukunda, ureke kumva yuko ari ubugona, ureke kumva yuko nyine ari ubugugu, ureke kumva yuko nta kintu akumariye, ahubwo utegereze witonze kandi wihanganye. Ureke kumutura ibibazo byawe byose nk'aho ari papa wawe. No, ababibona, iyo agukunda ababibona, akagira icyo yagufasha mu gihe afite ubushobozi. Iyo adafite ubushobozi rero nubwo ubona nta kintu agufashije, ugatangira kuvuga ko nta kintu akumariye, tuza muzabigeraho mwembi nimufatanya mu bintu biri mu rukundo. Ureke kwasamira cyane ibyo aguhereza kandi nawe nta kintu urageraho, kuko sintekereza yuko waba ukunda umusore ngo wasamira ibyo aguhereza cyane udatekereza ku iterambere rye ry'ejo hazaza, kandi ndatekereza ko iterambere rye ry'ejo hazaza ari naryo terambere ryawe. No, ntukishimire kwakira cyane ibyo umusore aguhereza, kuko niyo ubyakira cyane ntabwo akubonamo urukundo, ntabwo akubonamo kumukunda, ahubwo ibyo aguhereza ubanza utekereze ko nawe afite ahantu ashaka kugera, afite famiye agomba kwitaho,
kandi iterambere ryiwe nyine nkuko maze kubivugana niryo terambere ryawe. Guhora wakira rero no kumusubiza inyuma nta kintu mumarira. Buriya kuba wagira ikintu umarira umuntu mu rukundo ntabwo ari kumuhereza gusa nk'umukobwa, no kuba wamureka ukamuha amahoro nabyo ni byiza. So rero ndabashimiye kandi bifurize kugubwa neza, mugire umunsi mwiza, mugire urukundo rurambye rurimo umugisha. Imana ihezagira ibyanyu byose. Njyewe nitwa Uje Neza Video. Ibiganiro byinshi ngiye kuzajya minyuza kuri YouTube channel yanjye yitwa Uje Neza Video. Mugende mu subscribing, ngiye mbaha ibiganiro birambuye kandi byinshi cyane mu mutuzo. Murakoze. Peace, hope and love. Follow for more videos.